Alo. Mbanje kubibwira, nitwa Mutiganda Jean Paul, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'Imana. Bazana ijambo ryiza kandi ijambo ry'Imana bivuga ngo kwihana kuruta ukundi, cyangwa se kwihana neza nuko. Haleluya. Imana ibahe umugisha abaneza amatwi. Tugiye kuganira ku magambo magufi cyane aboneka muri Mariko ibice byaho 11, Mariko 11 umurongo waho wa 20 na 26. Reka turebe ngo avuga gutya. Ibice 11 umurongo wa 20 na 26 haravuze ngo kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire. Mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Uwiteka cyangwa se Bibiliya, ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo meza atuyobora mu gakiza. Ijambo rivuga ngo niduhagarara dusenga, cyangwa se igihe cyose tuzaba turimo tuvuga Imana, dusenga turamya Imana, tukibuka ko hari umuntu watugiriye nabi, uwo muntu tumubabarire. Birakwiriye ko abakristo bo muri iyi minsi ya none tugomba gushyira mu nyurabwenge, tukakira ibyo Imana ishaka, aho kugira ngo dukurikirane ibyo twe dushaka tudakora ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe. Ijambo rikomeje ritubwira 26 ngo ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntabwo azababarira ibyaha byanyu. Aha nababwira ngo iki ni icyaha kiruta ibindi byaha, ni icyaha ushobora kwihana Imana nayo ikakubabarira ibyaha byose wakoze. Imana ishimwe. Turakomeza tureba aya magambo, ntabwo ari aha gusa, ari tureba muri Matayo. Turareba Matayo ibice byaho 6 n'umurongo wa 4. Matayo 6 umurongo waho wa 14 aravuze ngo 6:14 aravuze ngo kandi nimubabarira abantu ibyaha byanyu byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Bivuze ngo nitubabarira abantu ibyaha byabo, na Data wo mu ijuru azatubabarira bya bintu byose twakoze. Hari ibyo twagiye dukora byo kuriganya, hari ibyo twakoze by'ubwibone, hari ubusambanyi, hari ubujura, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo byose ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nitubabarira abantu ibyaha baducumuyeho cyangwa ibyaha batugiriye, natwe Imana izatubabarira. Birakwiye ko tubabarira bene data, birakwiye ko
tugomba kwirukana kamere y'urwango mu mitima yacu, tukirukana kamere y'inzika mu mitima yacu. Ibihe byo kwikorera abantu byararangiye, ahubwo dukwiye kwikorera umusaraba wa Kristo. Imana ishimwe. Rero nababwiraga ngo dukurikire Kristo, cyangwa se twikorere umusaraba wa Kristo aho kwikorera abantu tubahetse batuvuna. Umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo umugayo uvuna uwugaba yigaramiye. Natwe nitwanga abantu ntacyo bizabatwara, ikiruta ibindi ni uko twarushaho kubakunda. Ijambo ry'Imana n'ubundi ryakomeje rimbwira ngo dukunde abanzi bacu, dusabire abaturenganya. Iryo nibwo butumwa dukwiye kwamamaza, ubwo nibwo butumwa dukwiye gukurikiza, iryo ni ryo jambo dukwiye kugenderamo. Uko nibwo kwihana kwiza, uko nibwo kwatura kweza, atari bya bindi abantu bamenyereye muri iyi minsi ya none. Ujya gukorana icyaha n'uwo mwashakanye, cyangwa se ukakimukorera, ukanga se ukagikorera ukiba mwene so, ukajya gushaka abantu bitwa ngo ni abatanzi, kandi abo bantu ntabwo aribo mwakorana icyaha, si nabo bagikoreye. Abo ngabo rero ntabwo aribo dukwiye kwaturira, ahubwo dukwiye kwaturira abo twakoreye icyaha. Imana ishimwe. Turakomeza twumva amagambo ashimangira ijambo. Tujya muri Matayo 5. Matayo 5 ku murongo wa 7. Matayo 5 ku murongo wa 7 haratubwiye ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Haleluya. Hahirwa, ijambo ry'Imana yavuze ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Umuntu nutagira imbabazi nawe nta mbabazi uzagirirwa. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana yaratubwiye ngo inkota uzicisha niyo nawe uzagira gute? Uzicishwa. Nawe rero utababarira abandi, nawe Imana yawe ntabwo izakubabarira. Igikwiye rero nuko twaca bugufi imbere y'abantu, kandi tugakunda abantu, tukubaha abantu, tugaca bugufi imbere y'abantu, uhereye ku mutoya ukagera ku mukuru, hejuru y'abantu. Imana ishimwe. Imana ibaho umugisha. Iryo jambo niryo nayo mbafitiye uyu munsi wa none.